kumubwira uwigiye cyose buze kwinjirira mu kibuga stability bwo arayitangira. Numwe mu bakinnyi nabonye ku mugoroba wo gushimira cyane. Igitego cya kane umukino urangira ikipe ya Rayon Sport itsinze ibitego 4-0. Horani manu butwari n'intsinzi 4-0. Ibitego 4-0 niko ibitego 4-0 niko umukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya AS Muhanga warangiye. Abakinnyi bo gushimira cyane, abakinnyi bo gushimira cyane no gukomera amashyi byo ku rwego rwo hejuru. Umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye ubu nibwo twari twongeye kumubona neza nyuma yo kuva mu gihugu cy'u Burundi atinzemo. Uyu muhungu witwa Richard Ndayishimiye aracari wa Richard wa wundi uryoshye, wa wundi uyisunika ku buryo ugeraho nyine ukabibona imbaraga nyinshi, nta baro yipfurusa, nta baro yitakara. Urabibona ko nyine ni umuntu urimo uratanga stability muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport nka nimero 8. Urabireba ukabibona nta bintu byinshi akeneye umutoza ari buze kumubwira uwigiye cyose ari buze kwinjirira mu kibuga stability bwo arayitangira. Numwe mu bakinnyi nabonye ku mugoroba wo gushimira cyane. Uwo ni uwa mbere, namwe muraza kugenda mumbwira abandi mwabonye. Umukinnyi witwa Kabange arakwereka ko arahari. Igice cya kabiri mu ikipe yinjiye mu kibuga niwe muntu wari wambaye brassard y'ikipe. Umuntu witwa Nshimiyimana Emmanuel Kabange urabireba ukabibona ko he is there to stay. Numuntu uri murashyira umubiri wiwe wose, ita ku mutwe, gatuza, akaboko, ikirenge, umusanzu urawubona muri Rayon Sport. Akaba ari nayo mpamvu bahinduye abakinnyi bose 10 bakinanye nawe mu kibuga, agasigara mu kibuga ari we wenyine. Birete bikwereka uburyo n'umutoza yatangiye kumwizera, anamubonamo umukinnyi byibuza. Umuyobozi uzajya unasigara mu kibuga. Nabonye umukaseri bita Karamoko. Iminsi uko iri kugenda yiyongera, uyu mukaramoko yarayaduhaye match ya show ku mugoroba, yarayatanze ibirori ku mugoroba. N'umuntu wabwiye umuntu witwa Richard Ndayishimiye ngo genda isanzure, tembera uko ubishaka, ngewe aka kaziga ndagakinamo ngenyine, mfite imbaraga zo kwambura baro, nta muntu n'umwe wankinana umupira. Enjoy yourself. Genda mugende we na Buderazizi, ni mugende mujye kwenjoyinga, mwongere umubare w'abantu basatira, ni mugende mujye kwenjoyinga ubuzima, ni mugende rwose, mbahaye uburenganzira, ni mutembere. Uyu muntu witwa Karamoko ni umukaseri mwiza cyane. Hakaza umuhungu witwa Cindy Paul Jesus, yarayatanze ibirori ku mugoroba kugeza ku rwego rw'uko buri muntu wese wamurebye yibajije ngo wahorahe mwana, wahorahe, waruri hehe mbere hose, waruri hehe nyine.
abandi bantu twabonye igice, umuntu witwa Antuka, umuntu witwa Asanana, umuntu witwa Tambwe, urabireba ko ikipe ya Rayon Sport kuri karite irimo irazuzuza pe, irimo iruzuza amakarite, karite irimo iragenda izuzuza. Abakinnyi tutigeze tubona neza, babakinnyi batigeze baduha ibyabo byose. Mohamed Cheli ntago yigeze aduha ibye byose yari afite. Igice cya mbere iminota yatangiye gukiniramo nibwo igice cya mbere cyahise kirangira. Yatangiye ari umuntu ufite igitutu cyo ku rwego rwo hejuru cyo kwemeza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko ari umu numero 10 mwiza, kwemeza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko azi gukina umupira. Iyo pressure yatumye hari imipira imwe n'imwe ataka zitari ngombwa, bituma n'umwataka w'ikipe ya Rayon Sport usanzwe uhabwa imipira nawe ahinduka imfubyi imbere ku buryo byageze naho na wavayo, ahinduka imfubyi, ahinduka umuntu utari kubona umupira uwo ari wo wose, avayo aza kwihigira umupira muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport. Mohamed Cheli ntago nigeze mubona. Mohamed Cheli nari maze iminsi ndeba. Mohamed Cheli wa wundi utanga ibyiwe byose ku mugoroba ntago yari ahari pe, ntago yari ahari ku mugoroba. Ibi byatumye n'umuntu witwa Bing Bero tutamubona, ntago twigeze tumubona, nta passe yigeze abona zo muri surface pe. Ibi byatumye tubura serivisi z'umuntu witwa Bing Bero byo kuri level yo hejuru. Aho rero niho uhita ubonera ko nyine bakeneye match nyinshi cyane kugira ngo n'aba bantu bari babonye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport benshi gutya bagira umwanya wo kwiyakira no kumenya ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora. Ibyo ngibyo bizafasha cyane umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Ariko nanone nkanashimira umutoza witwa Bakame akazi arimo arakora ku bazamu be. Umutoza witwa Bakame ukwiye indabo zawe zose, abazamu ba Rayon Sport bose twabonye. Ushobora kumbwira ngo amashoti abaganaho ntago yari menshi cyane, ariko ayo make kuva kuri kona, kuva ku macrosses yagiye acaracara muri box y'ikipe ya Rayon Sport, umutekano mu izamu rya Rayon Sport urahari. Kuva ku muzamu witwa Dirisa Kuyate wakinnye iminota ya mbere, ugashyiraho Mugisha Yves wakinnye igice cya kabiri, wabibonaga ko n'abadefenseri bizeye umutekano w'abantu bari mu izamu. Urebye nko mu gice cya mbere Muhanga yabonye 1-on-1 ebyiri, izo zose hahandi abakinnyi bari bafite amahirwe yo gutera mu izamu. Izo zose Dirisa Kuyate yafunze premier poto, iyo atakuyemo indi bayiteye hejuru. Indabo zawe urazikwiye ahantu wicaye hose Bakame. Nje nk'umuntu akurikiye umwitozo wa mbere w'ikipe ya Rayon Sport, aha tugeze mu byumweru 3 bishyira ukwezi, uri umuntu ukwiye indabo zawe Bakame. Indabo zawe urazikwiye, indabo zawe Bakame urazikwiye. Umutekano mu izamu rya Rayon Sport urahari, urabireba. Usibye ko dufite no kubongera igihe kugira ngo tubanze turebe. Iyi yari match imwe ibereye ku itara abantu bose bayireba. Reka tuzarebe match ya Gasogi, twongereho match ya Gorira izakurikiraho Ingoma, ubundi bindi bigende biza sasa.
ariko kudeshapo cyane ku mutoza w'abazamu w'ikipe ya Rayon Sport witwa Ndayishimiye Eric Bakame. Urimo urakora akazi kadasanzwe, urimo urakora akazi katoroshye, urimo urakora akazi kadasanzwe. Njye akazi kawe ndimo ndakabona. Akazi kawe ndimo ndakabona. Hari uburyo ureba akazi k'umuntu ukabona urimo urakabona rwose. Ikindi nanone, aya bonga haziye ni icyumweru kimwe amaranye n'aba bagabo n'aba bahungu be. Icyumweru kimwe cyonyine rukumbi uyu mutoza wa fitness amaranye n'abasore b'ikipe ya Rayon Sport. Umwuka urahari. Umwuka urahari, urabireba ukabibona. So nibyo ngibyo rero byaranze uyu mukino wa mbere. Ikipe ya Rayon Sport iraza kongera gukina match ya gishuti ku munsi wo kuwa gatanu, ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Azaba ari cya cyumweru cya Rayon Sport cyatangiye. Rayon Sport iraza kubiri Nyanza tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, nejo muri ku munsi wo kuwa gatanu. Ikipe ya Rayon Sport igiye gutangira gukora yitegura match igomba gukina n'ikipe ya Gasogi, ariko bagomba gukinira mu karere ka Nyanza. Icyumweru cya Rayon Sport cyatangiye, hanyuma ni nayo mpamvu ndi kubashishikariza mwese mudukurikiye, ni mugure amatike yanyu. Ndabasaba kugura amatike yanyu. Murasabwa kugura amatike yanyu, ndabisubiramo. Gura itike yawe y'umunsi w'igikundiro, nibyo ndimo ndagusaba. Amatike ari muri systeme. Turi kwitegura umukino wa Young Africans wo ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani 2025. Tariki 15 z'ukwezi kwa munani 2025, ikipe ya Rayon Sport iri kwitegura uyu mukino igomba gukina n'ikipe ya Young Africans. Ni umukino ugomba kubera muri Stade Amahoro. Uyu mukino rero umuntu wese wifuza kuwureba ahawe ikaze. Lower ball iri kugurishwa 5,000, upper ball iri kugurishwa 3,000, classic seat iri ku 15,000, VIP ni 30,000, hanyuma hakaza VVIP 100,000, executive seat ni inote y'150,000, ariko skybox irimo iragura 2,000,000. Ngiye kubibutsa uburyo tuguramo amatike yacu. Horana imanu ubutwari n'intsinzi, oreyo nugukanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 11 91 urwego. Naho ngaho uri buze kunyura. Akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 11 91